buri kuwa gatanu nabaga ndi muri boate aha mu gitondo igihe urumva ntabwo natahaga njyenyine natahanaga indaya. Imana y'amahoro ikuzirike kigufi twaje kuvunjisha kuko Yesu iyo umuhaye ibyaha naguhereza agakiza. Ari impamvu ari kugucindagira bari kubona ugiye gutabarwa kandi umukwe ageze ku irembo ibisubizo bigeze ku irembo. Uru rugendo rwanyu ruteye rute? Ubundi imbere y'Imana ni uguca bugufi. Yego. Ni ukugenda witonze. Iyo umuntu agiye gusaba serivisi ahantu agenda yitonze. Tugusabye uburengezi ku rubyaro waduhaye, tugusabye uburengezi lepileva ya tugusabye uburengezi mukawera. Ahangaha ushobora kwibaza bijyanye n'urugendo rwanyu. Ese namwe mwamuje gutamba igitambo kuko tuzi ko Aburahamu yagiye kuri Mori yagiye gutamba Isaka. Uyu musozi ugiye ngujeho ngarukaga mfite amashimwe. Dufite ikimenyetso kirenga kimwe gitubwaye Imana izatugira neza. Ese itandukaniro ryaba riri hagati y'umusozi wa Ndabirambiwe n'uyu musozi witwa Moriya yose iherereye mu karere ka Musanze ryaba ririhe? Aha reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa Depi wakanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari hano mu Rwanda, abari mu Burundi, ku migabane itandukanye y'isi. Namwe inshuti zacu mwese aho muherereye yaba muri Amerika yaba hehe na hehe, twizere ko mumeze neza. Nkuko mubibona uyu munsi rwose ntibisanzwe, murabona ahantu turi mu gisagara, turi kumwe n'abantu basa n'abafite ikintu barimo gushaka kimwe cy'umwihariko. Nkuko mubibona rwose uko bagaragara ku maso badufitiye byinshi baraza kutubwira. Aha hantu wakwibaza ngo ni hehe? Ni mu misozi y'ahantu hari imigwegwe, ahantu hahanamye cyane rwose bigoranye kuhazamuka nkuko mwagiye mubibona muri video zitandukanye. Aha hantu bana natwe umenya hariho, umenye ngo abantu bari gukora iki aha hantu, barimo gushaka iki, ese bari mu bukerarugendo, ese bari mu biki? Nkuko mubibona murabona afite Bibiliya. Abantu bashobora kuba ari abakozi b'Imana kuko nta abandi bakerarugendo cyangwa abandi bashakashatsi bagenda bafite Bibiliya nkuko mubizi atari abakozi b'Imana. Rero natinze, reka dutangirane batwibwira, tumenye abaribo, tumenye n'aha hantu duherereye ahariho, tumenye icyabazanye hano, ingingo nyamukuru y'umunsi cyangwa se igitumye bari hano, tubagezeho bari mu rugendo, batubwire ikibagenza. Karibu nawe ufite mikrofone, tangira twibwira. Murakoze cyane kuduha karibu. Imana ibahe umugisha. Kigitondo twabyutse tuje gushaka Imana, bandi babyukiye mu mirimo yabo, ariko twe twabyukiye kuri uyu musozi witwa Moriya. Twabyutse natwe hari ibyo tubona bitugoye. Yego. Uyu musozi witwa Moriya ni wa musozi Aburahamu yazamukanye Isaka agiye kumuta. Ahageze Uwiteka aramwigaragariza, atanga igitambo cy'intama Isaka. Natwe rero hari ibyo turambuye Yego. umugisha. Urakoze cyane. Nari ntangiye mvuga ngo mutangire mutwibwira amazina, ariko utangiye utubwira ikintu nyamukuru kibagenza. Uratubwiye ngo hano turi ku musozi Moriya. Ese aha hantu yaba ariho koko Aburahamu yatambiye Isaka, cyangwa se hari amateka yahameze ate, bimeze bite? Wenda reka dutangirane nako muze kutwibwira nyuma. Twebwe kuko umusozi witwa Moriya birashoboka ko yaba ari Yego. Urakoze cyane. Ubahangaha hahereye mu kahe karere? Mu karere ka Musanze. Twari dusanzwe tuzi ko ari umusozi Ndabirambiwe ahitwa mu Bisate, ntabwo twe tuzi ko hari n'umusozi bita Moriya. Akarere karanze kabaye yaba ku bukerarugendo ndetse n'ahantu hatagatifu hasengerwa. Wenda byinshi birambuye turaza kugenda tubiganiraho, mutwibwira amazina uko mukurikirana, dukomezanye uru rugendo. Amazina ni Tuyubahire Yandere, uzwi ku izina rya Tsindagira ngo abantu benshi babizi. Tumuvuga butumwa, ndi umunyamasengesho. Yego. Ubundi ikintu cyitwa ubutayi no gusenga. Uyu munsi abantu
bamaze iminsi bampamagara bashaka ko mbasengera. yego Nifuje kuzamuka kuri uyu musozi wa Moriya kugira ngo ariho mbazamurira isengesho kugira ngo Uwiteka yumve gusenga kwabo, yumve ibyifuzo bafite, Imana igira ibyo irema ku buzima bwabo. bivuze ngo abo ngabo nabo ugiye gusengana nabo mufatanya mu masengesho, bimeze bite? Abangaba nabo ubwo nabari bafite n'abari gihe tukunze gusenga, twifuje ko uyu munsi twakorera amasengesho muri kuri uyu musozi. Murakoze cyane. Amazina ni Mugabo Ushaka Faustin. Yego. Ubibonamo inyungu nyinshi. Urakoze nawe. Nanjye nitwa Banabakize Thomas. Yeah. Nanjye nkunda gusenga kubera ko Imana ingirira neza ikarinda n'umuryango wanjye, nanjye ubwanjye nkaba mbikura. Urakoze cyane. nanjye amaze Yego. ndanashima n'Imana ko yangiriye neza gusenga kwanjye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nzamuye Jean Bosco, ndi umugabo ndubatse, nkunda gusenga, nta kindi kimbeshejeho usibye amasengesho, kandi gusenga by'ukuri bitera umwete ubikora. Yego. Kandi amasengesho ahindura ibyanze guhinduka. Murakoze cyane. Amazina ni Twishime Jean Dodier. Yego. Nanjye naje gusenga. Iyo umuntu aje gusenga hari byinshi yungukiramo. Twaje gusenga rero iyo dufite ibyifuzo Imana irabisubiza. Niyo mpamvu natwe twaje no kuri uyu musozi wa Moriya. Murakoze cyane. Ariko muri kuvuga mwitonze cyane, wagira ngo ahantu muri kuhagenda bucece, mufite ibintu byabazanye, wagira ngo ni ibintu bibabaje bibazanye, ntago wenda ari amashimwe, ntago ari iki. Uru rugendo we kuri wowe wenda twihuta cyane kugira ngo dukomeze urugendo, kuko nkuko mubibona hano, sinzi niba twagezeyo, twaba twagezeyo aho tugiye gusenga. Ntago turahagera, turacazamuka. Hano turi ku ntangiro y'umusozi, nkuko babibona aho twagiye tunyura hose, turi mu ntangiro y'umusozi. Icyaba kikuzanye nkawe, nkurikije mwese uburyo mudu muri kuvugana, uburyo muri kugenda muri kuvuga mutuje cyane rwose, uko biri kose ntago muje, ntago ari amashimwe abazanye, ahubwo wasanga hari ibyo muzanye hano muje gusiga hano. Mwebwe uru rugendo rwanyu ruteye rute? Ubundi imbere y'Imana ni uguca bugufi. Yego. Ni ukugenda witonze. Iyo umuntu agiye gusaba serivisi ahantu agenda yitonze. Ubwo hari aho turagira duhimbaza Imana, tuyishimire, nitugera hejuru nyine aho turaba turangije guterera. Nta kibazo dufite rwose, ni ibyifuzo dufite, turabisengera tugende, nta kibazo rwose. Amen. Urakoze. Urakoze cyane rwose, udusobanuriye uburyo urugendo rwanyu ruteye. Reka twongere tubaze uriya uturi imbere, uri imbere yanyu utuyoboye, atubwire ese intego y'uru rugendo iteye ite? Intego y'uru rugendo, yego, rero ubundi akora akazi. Twebwe twifuza yuko kuri uyu musozi Imana yatwambikira imbaraga, bayifite imbaraga byose birakoreka. Yego. Kandi iminsi turimo twinjiramo ni iminsi iri gusubiza turi kuri uyu musozi dusaba imbaraga, twubwira Imana ngo itwagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ibi bifite imbaraga mu buryo bwo gusenga, Imana ikwaguriye imbaraga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ndacagusubiza inyuma. Intego dufite rero, turimo twe turasenga, 2023 waraturinze, turimo turarindira 2024 nabwo Imana izawuturindiremo. Kandi uretse n'ibyo dushaka ko iturinda twenyine, dushaka iturindira umuryango, ikaturindira abaturanyi, ikaturindira n'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu. Nkuko wari utubwiye uti aha ni ku musozi Moriya, ahangaha ushobora kwibaza bijyanye n'urugendo rwanyu. Ese namwe mwamuje gutamba igitambo, kuko tuzi ko Aburahamu yagiye kuri Moriya, yagiye gutamba Isaka, namwe mwamuje gutamba igitambo, muje kugira ibyo musaba, bimeze bite? Buriya igitambo twatanze cyambere cyo kwihana ibyaha byacu, cyo ni igitambo. Iyo wihanye Mwuka Wera araza akagusaba. Yego. Cyambere twe twakoze kwatura tukihana, icyo cyo twatanze. Kuko
umunyabyaha niko ijambo ry'Imana ritubwira ni ikizira kuwiteka. Rero twe igitambo twazanye ni ikibyaha byacu natwe mbese mbake twaje kuvunjisha kuko Yesu iyo umuhaye ibyaha naguhereza agakiza. Aha, murakoze cyane. Nshishikariza mwebwe mwese mudukurikiye mukurikirane uko uru rugendo ruteye. Ndizera ko muraza kuryoherwa, hari byinshi muragenda mwungukiramo muboneramo, murebe intego y'uru rugendo ndetse n'umusozo wayo. Nizeye ko mbasezeranyije ko ntacyo muri bubure kiri bubere hano, ibiri buhabere byose ndabibakurikirana mbashe kubibagezaho. Mubane natwe, mukore subscribe, mutange share na comment kuri Prophet Ezekiel TV, ubundi turebe ibikurikiraho. Reka dukomeze urugendo, ubundi turaza gusubira tugeze hejuru aho tugiye gusengera. Gusa n'urugendo rutoroshye, n'urugendo mwabonye ko turi kugenda dufata ibyatsi dukora hasi ntibyoroshye, ariko murebe umuhati uhari, kuko ngo gushaka nimushaka Uwiteka mumushakanye umwete hajya nawe tuzamubona. Reka dukomeze urugendo, mubane natwe, byinshi birambuye murabikurikirana hano. Murakoze cyane. isi yacu izitara uhereye kera kose, uhereye kera kose, nanone uzaturengera Mana, nanone uzarengera igihugu cyacu, nanone uzaturengera, nanone uzaturengera, urengera n'ibihugu by'abaturanyi kugeza n'ubu, nanone uzaturengera Yesu. Tugusabye uburengezi ku bagabo, tugusabye uburengezi ku babyeyi, tugusabye uburengezi ku banyeshuri, tugusabye uburengezi ku rubyaro waduhaye, tugusabye uburengezi lepilevaya, tugusabye uburengezi mwuka wera, tugusabye uburengezi muri uyu mwaka wa 2024, tugusabye uburengezi, tugusabye uburengezi, tugusabye uburengezi mwuka wera, no eleba tasi elevaya, tugusabye uburengezi, tugusabye uburengezi, uzaturengere ngari kuzi kurinda ngari kuzi kurinda mana we, mana warakoze uzikurindira bikora, uzikurindira 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 tesiwe, uzikurindira bikora, uzikurindira yarabikoze, uzikurindira amabere, uzikurindira guhomba, uzikurindira bikora, uzikurindira uzikurinda mana we, uzikurinda yarandinze, uzikurinda desisha, uzikurinda mana we, ngari kuzi kurinda, uzikurinda mana we, nanjye ndabyibutse warandinze, uzikurinda mana we, yego uzikurinda kokasha, yakurinze mu bitaro, uzikurinda gutosha, yakurinze gupfusha, uzikurinda kokasha, uzikurinda yarakurinze, uzikurinda cyane. Haleluya, yego haleluya, uzikurinda mana we, ngari kuzi kurinda, uzikurinda mana we, reka tukubyinire, mana warakoze, wagize neza, uraturinda, urinda imiryango, urinda mana we, yego uzikurinda bihamya, nawe yarakurinda, kurinda cyagiye, bari bazi birarangiye, kurinda warapfuye, kurinda kwa uzikurinda, umuntu umugisha, yatanze ubyaro, yatangije umugisha, uzikurinda mana we, uzikurinda 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 murabibona, uzikurinda yaraturinze, uzikurinda yarabivuga, uzikurinda ngokasha, uzikurinda yarakurinze,
uzikurinda efuye uzikurinda abagabuye uzikurinda mu bihamye uzikurinda mu bivuge uzikurinda mu kwezi kwa mbere uzikurinda mu kwa kabiri uzikurinda mu kwa gatatu uzikurinda mu kwa kane uzikurinda yabyibutse uzikurinda yarabikoze uzikurinda muri gereza uzikurinda muri gereza uzikurinda yabyibutse warakoze mana uzikurinda mana we uzikurinda ariko uzikurinda mana we uzikurinda haleluya amen ari ikintu gituma ugumeza kuguma kuri nuko wibuka ya misi byabihe yego bari barabazi bakubariye imisi neza ngo nibutse iminsi ya kera ngo urambura iki tugiye gusenga isengesho ryo gushima Imana uko abantu bose babyutse siko bageze iyo bagera ariko twebwe uko twabyutse Imana yakurindiye umuryango uko turi hano twese yaturinze iturindira abaturanyi bizinesi zanyu irazirinda amatora dusengeramo irayarinda haleluya uretse n'ibyo durindira igihugu maze iminsi by'abantu mu kintu usengera uje usenga uvuga ngo Mana nubwo ngeneye uburinzi ariko maze undindira igihugu uzarikorera Imana ihagarare u Rwanda iduhagarareho abanyamahanga bavanga Imana yirirwa abana igataha i Rwanda none nzire kuvuga ngo ihirirwa inaharare haleluya rero muri iki gihe tuma isengesho nihirirwa inaharare haleluya idukomereza amaboko idukomereza igihugu idukomereza ubuyobozi iturindiye n'imiryango uyu musozi murabona ko buzamuka ntabwo biba byoroshye ariko dushingiye kuko yaravuganye natwe ariyo kwizerwa tugiye gusenga gufata umuntu umwe dusengera iri sengesho uvuga Mana turagushimye ko ndaho hanandagutse kwa zirandari wabonye barabitare kuntu bimwe haragoye tuzamura isengesho ryo gushima ko umukozi w'umuhanga uri Imana nyamana nyuma ya zeru urakora tuzi ko ushoboye byose tuzi kuri Imana igambirira kandi igasohoza Mana twageze kuri uyu musozi wa Moriya turakwinginze Uwiteka Nyiringabo reka tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu dusengera igihugu cacu turagisengeye kugira ugumye kukirinda mu izina rya Yesu abayobozi bakiyoboye turabasengera kugira ngo ugumye kuba mu ruhande rwabo dusengera itorero ryacu kugira ngo ugumye kuririnda mu izina rya Yesu dusengeye imiryango yacu turi kuri uyu musozi rero tuguhaye icubahiro tugushima Mana turakwinginze tuzi ko ushoboye byose tuzi ko nta kikunanira turasenze twiruka mibi mu izina rya Yesu aha nongeye kubaha ikaze mbashimira mwe mwese twafatanyije uru rugendo nk'uko mubizi nari nabibabwiye tukiri hasi ku ntangiriro z'umusozi ndahamya ntashidikanya kaha tugeze biduha ibyiringiro ko wenda twaba tugezeyo nk'uko twatangiye tubivuga icyatuzanye hano ikiri kutugenza hano nka bari abagabo mubona hariya bahagaze mu maso ya kamera zacu reka twongere tubahe ikaze baduhe isura y'ukuntu urugendo rumeze naho tugeze ahariho gusa ngewe nahabutse ni urugendo rutoroshye twagendaga dukambakamba dufata hasi imigwego itumereye nabi reka twongere duhe ikaze uwo twatangiranye hariya hepfo yongera tubwire iby'uru rugendo uko rumeze tuguhaye ikaze ese ahantu twaba twagezeyo kuri Moriya ku musozi twaba duherereye ahagana hehe wakongera ukibwira abadukurikiye bakongera bakakwibuka hanyuma ukaduha amakuru y'ukuntu bimeze amazina ni yaya ntindago ahinduka ntituyubahire yandere yego uzwi ku izina rya Tsindagira umusozi uko twawuzamutse ngira ngo mwatwe mudukurikirana umusozi turawurangije tugeze ko uragarukiye yego ubu ngubu twahageze nkubwije ukuri ni urugendo rutoroshye kuko wa mugani bigomba gutora kuko iby'Imana bijya barambirije abarambiwe batashye kuko uru rugendo udashoboye kwihangana cyangwa se ngo umenye icyo uri gushaka icyo ari cyo ntabwo runo rugendo warugenda ndakurahiye natwe uko ari inyungu twabonyemo uko twarutangiye uyu munsi uko tukiri hari ibyahindutse ku buzima bwacu
nk'uko babibonye babonye muhageze mwaririmbye murahimbaza rwose mwishimye ko mugeze ku gasozi rwose mugeze ku gasongero mwagaragaje ibyishimo nibyo y'abantu barangije urugendo cyangwa se bageze ku ntego yabo barishima. ubu ngubu akanyamuneza dutangira urugendo mwagaragazaga ko mutishimye, ariko ubu ngubu ndabona mumwenyura murakeye rwose, bigaragare ko hari ibisubizo bya mbere mwatangiye kubibona. Impamvu twagize umunezero ubona kuzamuka umusozi Imana itari kumwe nawe, wabonaga ko twazamuka tukaginyura ku ndari wahananduka ukagwa hasi. Rero umunezero twagize nuko twatangiye turi bazima tunawusoza turi bazima. Iryo niryo shimwe rya mbere Imana yadukonye, iryo shimwe rya mbere. Ikindi cya kabiri, buriya umuntu uri mu mwuka ahita amenya yuko icyaje gusaba cyabo dufite ibyiringiro yuko ibyifuzo twazamuye tukihakandagira tukiwusoza ko twabonye ibisubizo. Niyo mpamvu ko dufite umunezero. Ni byiza cyane. Dutangirana babonye wari wambaye ikote, mwari mwambaye amakote mwifubitse rwose, bigaragare ko urugendo mwahuriyemo nta byo kwifubika byarugusaba gukura. Ariko ikintu nakunze nabonye cyo nta n'umwe wigeze yinuba Bibiliya rwose, yagendaga ayifite mu ntoki muririmba. Umusirikare ku rugamba imbunda ntabwo ayirambika hasi. Imbunda birumvikana cyane, birambitse hasi ubucogoye. Wenda tudatinze cyane mu magambo, twabaha umwanya mukatugezaho ijambo ry'Imana, mukatubwira muti icyanzanye aha wenda ni iki ngiki kubera ibi n'ibi, niba mwabitwemerera, hanyuma n'abadukurikiye nabo bagakomeza bakaryoherwa, hanyuma tugakurikirana ibiri kubera ahangaha. Ndizera ko namwe mwese mudukurikiye hirya no hino muraza kuryoherwa. Aba bagabo badufitiye byinshi, batubwire inkuru y'urugendo cyangwa se batubwire na urugendo rwo gushaka Imana n'icyatumye. Murabona ni mu gitondo cya kare rwose, ntago bananiwe kujya mu mirima yabo ngo bakore cyangwa se bajye mu mabutike yabo bacuruze cyangwa se no mu kandi kazi gatandukanye, ko murababona ni abantu b'abasirimu. Byanze bikunze hari ikintu kimwe kiremereye cyatumye bava mu byabo, baravuga bati uyu musozi reka tugende tuzamukane, tugende twumve ibyabo. Ese ntarabaha ijambo, akenshi n'umusozi wa Ndabirambiwe mujya muwusura? Yego, turawusura. Murawusura cyane kubera ko uherereye muri aka karere ka Musanze cyane. Turawusura ngira ngo nani mugwana nari nguriho. Ese itandukaniro ryaba riri hagati y'umusozi wa Ndabirambiwe n'uyu musozi witwa Moriya, yose iherereye mu karere ka Musanze, ryaba riri iryo tandukaniro? Buri wese aragira uko afashwa. Yego, Ndabirambiwe nyijaho ngatabarwa n'iyo nguje ibyifuzo mfite, nabyo birasubizwa. Bivuga ngo rero njye nshingiye buriya kugira ngo umuntu Imana igutabare biterwa n'uko yifata, ariko uyu musozi nawo uvaho ibisubizo byinshi cyane rwose. Byumvikane ko yaba kuri Ndabirambiwe yaba kuri Moriya, byumvikane kuri Ndabirambiwe wenda mushobora kuba mujyana y'ibyo murambiwe, cyangwa se hano kuri uyu musozi mukaba mufite ibindi nabyo muhazana, cyangwa se muje kugira ibyo muhatora. Ubwo itandukaniro nashakaga ni ukumenya ngo kuri Ndabirambiwe dusigaye ibi, cyangwa se menya ngo Ndabirambiwe. Yego, abenshi baza kuvuga ngo ari byo barambiwe. Uyu musozi witwa Moriya tugitanga nakubwira ngo ni umusozi Aburahamu yaje gutamba igitambo. Yego, ahageze ko Bibiliya itubwira ko yagiye gutamba Isaka, ariko akihagera Imana itanga igitambo. Natwe rero hari ibyo tuba tuwahizanya ahangaha, Imana yatwishimira ikagira ibyo twemera bindi bishasha. Yego, ni ukuvuga ngo hose yaba Moriya yaba Ndabirambiwe hose muhakura ibisubizo cyane. Ariko ko yabonye uyu musozi ntabwo upfa kuza umuntu ubonetse wese. Yewe we, nta umusozi uri imyihariko mu misozi dufite. Uyu musozi nanjye narinzi ko Ndabirambiwe ari wo musozi uhanamye cyane, ariko uyu nguyu neza kuva ku ntangiro kugera ku gasongero kawo ni ugukambakamba, ni ukugendesha amaguru n'amaboko. Tudatinze reka mbahe ikaza mutugezeho ijambo ry'Imana rwose. Njyewe mfite amatsiko, namwe mwese mudukurikiye nzi ko muraza kuryoherwa byinshi. Reka tubahe ijambo hanyuma batugezeho ibyanditswe byera. Kombu imbaraga ngonye mu sogiteka
ntacyo nzamuburana nyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha nkatuhanerade yanyishuriye ya myenda yose ari yambabariye ibyaha nahaye mikoro nasengera ijambo. Mana yacu, Mana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Turi kuri uyu musozi tugushimiye ko wabanye natwe, twahageze mwami nyiribihe, twahageze Kristo, ururukubane natwe. Amagambo yawe tugiye kuhabwirirwa, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakomeye. Reka uyu munsi umwaka kanya wigaragaze ku mukozi wawe ugiye kuritubwira. Mana ribashe kutwubaka, ribashe kudukomeza muri iyi minsi igaragara nk'iya nyuma. Udushingisha intege kandi ritwubake kugira ngo izina ryahabwe icubahiro. Cyo duheje ni satani n'abadayimoni, cyo twirukanye ni imyuka mibi, tuguhamagaye nk'Imana, ugaragare kuri uyu musozi wa Moriya, kandi amagambo yawe atubere inkomezi n'impemburo zidadufasha kugeza mu bwami bwawe. Byose nk'uko ushaka, kubwo Yesu wanesheje. Amen. Ijambo ry'Imana tuyango yemwe barusha n'abaremerewe muze muzandagira ute ndabaruhura. Haleluya. Yo dusomye ijambo ry'Imana hano muri Luka, turebere aho ngaho Luka igice kimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Luka mu gice cya mbere. Murongo wa 45. Haravuze ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo rijanye ya jambo rya Aburahamu na Sara. Amen. Bari bageze mu gihe cyo kumva ko imyaka bagezemo batabyara. Bibiri tubwira iki? N'abahanuzi bagiye guhanurayo, bamaze kujya, bamaze guhaga, ngo baramubwira ngo umwaka utaha uzaba ucikiye umwana w'umuhungu, banamwatura mu izina. Haleluya. Ariko umugore ngo arashidikanya. Umugabo avuga ati ariko njye mfite ibimenyetso. Yesu niyamamare. Haleluya. Iyi Imana igiye kugutabara ndabwo ireba igihe umaze, ahubwo ireba igihe wavuganiye nayo, nuko ubyitwayemo. Yesu niyamamare. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira ute. Uduteze amatwi waba uri umugabo Imana yakubwiye ngo izaguha akazi, ukibaza ko mbitse diplome imaze imyaka 5 akazi zakabona. Haleluya. Waba uri umukobwa ufite imyaka 35 ukibaza ko Imana yambwiye ubukwe bizasohora. Si ikibazo. Haleluya. Ndibaza tsaba ko mazi ko mu imyaka 15 ndi mu ikode uko ngiye gusenga Imana imbwira inzu iyi ngi zaboneka nutagira kwizanda uzabona, ariko ndagushishikaza ngo izere. Haleluya. Kuki ibyo wabwira n'umugabo data wa twese rata uri bicuruza kubwira uzacuruza, uko kukubwira ngo uzarangura hanze uzarangurira hanze. Iyi viza Imana imbwira tsindagira n'izari viza nzayibona. Haleluya. Bya bindi Imana ikubwira ngo uzatera imbere n'iwiza do mbese zakubwiye telefone yabikubwiriye none dore wayizanye. Haleluya. Zayikubwiriye none wayizanye. Iki rero ni ikimenyetso y'uko Imana iri gukora. Haleluya. Twite y'amezi 3 cyangwa 4 avuga ati ndababwira gute ko ndwite ngo umwana abyumva ari munda, avuga ati mama ndagacira afite ndagababwira ngo ndatwite ngo babyumve ngo umwana ngo yumva indamutse nyirasenge ngakena munda. Uyu munsi nawe ari ugomba guhinduka muri kasi kumenya ko wasenze. Haleluya. Haleluya. Umva iyakubwiye ngo uzacuruza uzacuruza, iyakubwiye inzu izayiguha, iyakubwiye imodoka izayiguha, iyakubwiye butike izayiguha, iyakubwiye urugo izaruguha. Haleluya. Ya yindi yakubwiye ngo izatwimura idukure mu cyari dutereke mu mujyi namase niwizera ukayiringira iyavuganye nawe urushoro n'aya mavi. Haleluya. Muri
umuririmbyi yavuze ngo zacuruza gusenga nunguke kunyugwa, kuko za butike zirahomba, imodoka zigahomba, amazu agasha, ariko muri Yesu nta gihombo kibamo. Abantu muri hano muheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo ngubwira ngo niwizera Imana yakubwira ngo uzambara, yayindi tubwira ngo tuzajya dusagura, nituyizera tuzajya dusagure, yayindi kubwira ngo umurwayi wawe arava ku iseta ari muzima yimukoraga ku iseta. Siyabikoze? Oya ndiyabikoze. Ndiyabikoze. Haleluya. Oya iyo ugira ngo ndabwo ari ijambo Imana yakuvuzeho, nawe uyu munsi wabapfe ng'abandi bagiye, ariko kuko yavuganye natwe ariyo kwizerwa, ariyo kwiringirwa, dufite ikimenyetso kirenga kimwe kitubwira icyo Imana izatugirira neza. Ijambo rivuga ngo niwizera ijambo Imana yakubwiye nukuri ntiwizera. Amen. Umuntu akubwira ngo yagutwaye umwenda, uwo mwenda wawe batwaye ntabwo batwaye wa Yesu, kuko Yesu uracakora ibitangaza. Uwa Yesu uracakora ibitanga. Haleluya. Uriya mwari umaze imyaka 12 mu mugongo niwo mwenda we bari baratwaye bagenda gukoraho ubufindo, ariko yumva inkuru ko Yesu agiye kunyura aho ngaho, nawe arabyigana araza akora ku ikanzu yande ya Yesu. Ikibazo ni wa mwenda wa batwaye ugira ikibazo, haranira uhura na Yesu, ukore kuri Yesu. Haleluya. Haleluya. Wa wikangwa nawe nuko batwaye ifoto yabo bapfumu. Haranira ukore kuri Yesu, haranira wizera Yesu. Ubu uyu munsi twashishikariye kuzamuka uyu musozi, rukaco tuharaniye. Wewe wazamutse kuri uyu musozi, Imana igiye gukora igitangaza. Haleluya. Kandi wizera ijambo Imana ikubwiye, icyo yakuvuze no gukora izagira ute? Iriya mbumye yarimbumye Damase, yarimbumye. Haleluya. Arikimenya amakuru ko Yesu ari bunyuraho ngaho, yaragenda imbumye nayo ngiye kwicara ku nzira. Ngigeze ku nzira ng'abantu barayicara, bagata abaparitse Vigo bahageze, abubatse amahataje bahageze, abize za kaminuza bahageze. Wowe kuri imbumye Yesu arakubona, arabagucira intege, bavuga ati arabamaze mu myaka 10 basenga ndi bari batabarwa. Uyu mugabo urahamije abagimana ryatubye ngo yafasha abaje babiri arabashorera, ageze muzango atari ko databuze go tujanye ngwi tukatujanye muri wa igitambo kireye, yaguka mu bitege ngo dufite abantu bari baguka muri ibintu, yaguka mu bitege byavuga giti. Bibiri itubwira neza uyu mugabo yababwira ngo tugiye gutamba Isaka, ndanubwo baragiye gushaka nyirabuje, babayise mu mwaka. Rero hari abantu ugomba gusiga inyuma atakugucinega muri uru rugendo. Abo ngabo tugomba gusiga inyuma. Oya hari ibyo tugomba gusiga, hari abo tugomba gusiga, hari ibicanega bihari. Haleluya. Uribuka uyu koroneliyo bamubwira ngo umwana we yapfuye, yaragiye aje gushaka Yesu, kandi Petero na Yohana bari bamubwiye amakuru ko nubwo yapfuye ko Yesu akora igitangaza, ko yagiye kwa Yayiro akazura. Haleluya. Aramubwira ati umugabo witwa Lazaro yari amaze iminsi no mu gituro, Yesu ageze amukura mu gituro. Koroneliyo yagiye kureba Yesu afite amakuru ko Yesu akora igitangaza, ngari ko Koroneliyo akihagira ngo haza ibigabo by'ibicandege, biramubwira ngo wicirwe urusha umwigisha, wicirwe urusha umwigisha, umwana wawe yapfuye. Haleluya. None niba Koroneliyo baramucindaga ari kumwe na Yesu, niba utari wakomera muri ibi bintu uzasubirayo, wegumeze ukumatane na Yesu. Haleluya. Amaze bura nige nguzo by'abantu ngo nusenga Petero nayo Petero ari mu nzu y'imbohe, abitorero no bamusengeye, abitorero bagize ute, bamaze kumusengera marayika yumva isengesho ryaho, aramanuka agira aho Petero agize ute, yarabohewe, amukura mu nzi y'imbohe. Abandi tugiye gusengera. Amen. Aho tugiye kwirute iri sengesho ribagera abari mu mbohe, burega n'ideni ryakwira imbohe. Hari abari mu bikwa mugabo bavandi turava ku iseta, aho ngabo barabushwe. Haleluya. Uburwayi bwakubara iki imbohe, mwene data izerere muri iri jambo, niba ari Imana yavuganye nawe, waba uri mideni Imana kabyanga izishura, yikubyange ihagaritse cyamura nda cyamura ritezwa yo wizeye, barabona batezwa cyane ntago wabizeye, kubikubye ngo ikurize guhabwa priyavesi, baguhaga priyava cyangwa ngenda gukishura, ufite kwizera urishura. Haleluya. Ibintu twabijemo twambaye bizika tubyange zatwambika turambaye, yakubwira ngo uzajya ukibaza yita haba uburi kugiki
abaye atariyo ubu uri kujya bari abana si baciga ntacyo uriya mudamu wawe si buri imbaraga wamwambika igihe gitenga atari Yesu ni Imana amaze dufite ibihamya amen ubu muri uyu mujyi wa Musanze atariyo sinagira naba ngutuyemo gute atariyo ntakishura ikiriya nza atariyo ntabwo bishoboka rero hari igituma tuyikurikira nuko dufite ibihamya tuzayigwa inyuma tuzayigwa imbere nibyo amen abaduteza amatwi rero bizere muri aya magambo ni ukuri waba uri mu Rwanda waba uri mu hirya no hino mu bihugu byo hanze ariko mbere na mbere bace bugufi bubaha Imana niyo izakora ibitangaza amen haleluya amen nimba yavuze ngo umurinzi we menyesha igihe ese ijoro rigeze amen kino baririmba ngo umukoraje kandi ageze he ku irembo ubutabazi buraje bugeze ku irembo muhumure haleluya ubutabazi buraje bugeze ku irembo wewe yabwiye ubukwihangane wewe yabwiye inzu ihangane wewe yabwiye gucuruza ihangane wewe yabwiye akazi ihangane wewe yabwiye ngo urubyaro rwawe ruziga ihangane haleluya yarakubwiye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka wowe icyo usabwa ni ugusenga uyibwiye ngo none ko umwana yatsinze Menerivari iravaye Menerivari Imana izayitanga twabonye abana biga batagira hepfo no haraguru Imana ikabahuza n'abatangunga bakagira utebakiga natwe izabikora cyizere ubutabazi bugeze ku irembo kandi burihutirwa haleluya ubutabazi buraje nubwo wari ucitse intege muri uru rugendo oya ari impamvu ari kuguca intege bari kubona ugiye gutabarwa kandi umukwe ageze ku irembo ibisubizo bigeze ku irembo ibisubizo biraje haleluya imudogiteri uje kukureba araje nasomye ijambo avuga ngo Yesu ari kubarura Yesu agute rero niba ari kubarura aje kureba ibyo ukeneye mama araje aje kureba niba ukeneye umukuru araje haleluya aje kureba niba ukeneye umwuzukuru araje aje kureba niba ngeneye inzu araje aje kureba niba ukeneye gucuruza araje niba ko kuri midari rwangayikije Yesu araje oya ageze ku irembo ageze he ku irembo haleluya ageze ku irembo wa mukobwa wihangane wije gusambana umukoraje kandi ageze ku irembo haleluya amen uwa gutanga ingwana araje amen abantu murafashijwe oya ndafashijwe amen oya wireba uburwayi umazemo igihe kirekire undeze amatwi umudogiteri Yesu araje umuvunyi araje amen 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 muvunyi araje Imana iduhaye umuvunyi amen umuvunyi araje muri uku kwa tugiye kwinjiramo kwa kabari igitangaza Imana igiye gukora kandi abantu tuzagaruka twumva turi gushima ngiye umusozi bwiye ngujeho ngarukaga mfite amashimwe ibyo ni ibihamya njye ngarukaga mfite amashimwe ni ukuri amen amen haleluya amen toma ntibyakoretse mbese ntibyakoretse twaje hano nta cyerekezo cy'inzu byari byanze tuhavuye tubona yo kuriha inzu byaremeye ntawe kiraho cyabonetse ahubwo mucake mu izina rya Yesu haleluya uyu impamvu uyagomba gutanga uhamya abantu bari hirya no hino bakamya ko Imana igira neza uyu aho yari ari hari habi ariko Uwiteka aramutuyobora turagenda turamufasha tumwigisha gusenga tumwereka ko gusenga bibatura umuntu mu byaha rero ni umugabo ufite aho Imana imaze kumukana aho imaze kumugeza afite ibihamya uyibona afite byinshi agiye kutubwira kandi muri uru rugendo yamaze kuba umukirisitu ujya imaze kubatizwa wabanze kwemera kirisitu ukamuhamya rero nawe tuguhaye umwanya utubwire aho wari uri ukiri mu businzi ukiri mu busambanyi ukiri iyo ngiyo n'aha ngaha tubwira inyungu umaze kubonamo haleluya amen ndi umusore ushima Imana amazina yanjye ni yayandi Ndayisaba Eric ndashima Imana aho yankuye ndashima Imana aho yankuye ndi wa muntu ntabwo nararaga mu nzu buri kuwa gatanu nabaga ndi muri boate aha mu gitondo icyo gihe urumva ntabwo natahaga njyenyine natahanaga indaya ubwo tugakora ibyacu nyine agasubirayo ariko kano kanya
ndashima Imana, ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Nkigera muri uru rugendo hari impinduka zabaye nabonye, n'abavandimwe nyine nabo barabizi tu, kuko mu kazi kanjye nagakoranaga nabwo nta gahunda, nkashwana n'abakiriye, ariko guhera iyi saha ibintu biri kugenda neza. Ubu urwego maje kugeraho ntabwo ndi wa muntu nyine wa undi nyine abantu bose bafatiraho intuza wenda ngo ni wa musinzi cyane wa musambanyi, ahubwo bamwe batangiye kunyita umurokore. Amen. Yo twavuye ni kurera. Haleluya. Ubu nsigaye ngenda mu muhanda bakanyita murokore. Ibihamya ni byinshi. Buriya njyewe mubona nanyoye itabi, nywa inzoga, nanyoye urumogi, nywa mugo, nta tabi nta nyoye, n'igikamba narakinyoye. Ariko iyi saha ndi wa muntu w'umurokore, ubu nta kintu cyitwa ikiyobyabwenge. Ubu no kubika n'amafaranga ku muntu. Nshangerera mu kanwa kanjye. Unabimbye ukambira ngo gwino nkugurira inzoga, ngira hari wahita uba n'umwanzi wanjye. Ubwo rero nshimye Imana, nashima byinshi, umunsi wose wakwira ndi gushima, ni byinshi yankoreye, ibyo nagezeho ni byinshi, kandi ibyo nzanageraho ni byinshi cyane. Murakoze kuba mwe mumpaye umwanya wo gushima Imana. urakoze cyane. Ashinga Imana imaze kumukura naho Imana imaze kumugeza. Imana imuha umugisha mu bwenge, Imana imukomereza amaboko, kandi izamuri imarayika azamugote imbere n'inyuma. Imana y'amahoro igumize umube hafi, ikuzirike kigufi. Umwisengesho turimo turi gusenga muri iyi minsi, turimo turasenga Imana ngo imuhe urugo. Ubu nicyo cyifuzo nacyo turimo turi kuzamura. Amen. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Reka tukurikiza indi gahunda. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katurimba indirimbo igitero kimwe 169 ivuga ngo nshatse kugukurikira. Ni igitero kimwe, niturangiza tuganire ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya dushima Imana. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubaba. Ubwo rero ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Indirimbo iratubwiye ngo nshatse kugukurikira Mwami Yesu. Haleluya. Ngo mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro. Haleluya. Ngo kandi uko watubanjirije, haleluya, natwe tuje tugukurikira. Uru rugendo dukoze ni urugendo rurerure kandi rugaragara nkaho rugoranye, kandi ruracyakomeje, kuko ntituragera aho tugomba kugera. Turacyakomeje urugendo, biracyagoranye, dukeneye imbaraga. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Tangiriro ibice 22. Haleluya. Amen. Riri mu Tangiriro ibice 22. Reka duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 3. Reka dusome, dusabe mwene data ndagira asome. Imana ishimwe. Mutwe w'amagambo avuga ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kumutambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti, Aburahamu.
Aburahamu aritaba ati karame, aramubwira ati jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka uje mu gihugu, sibyo? Uje mu gihugu cy'Imoriya umutambire yo ku musozi ndibikubwire abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare ashira amatandiko ku ndogobe ye, ajana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we Yesaya, ingwi zo kosa igitambo, arahaguruka aja ahantu Imana yamubwiye. Haleluya. Amen. Amen. Aburahamu yari umuntu wishimirwa n'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Yari umuntu Imana ikunda cyane. Haleluya. Haleluya. Irangije iramugerageza. Iramubwira ngo zamuka ujye ku musozi Moriya. Mu gihugu cya Moriya. Nurangiza uje gutambayo umwana wawe Isaka. Haleluya. Amen. Dusubiye inyuma gato, Aburahamu uyu mwana yari yaramubonye mu bihe bigoranye. Yari yaramubonye ashaje. Amen. Umudamu we nawe yarashaje. Imana ishimwe. Ariko Imana iramugerageza. Umwana amaze kuboneka. Uja kuntambira uyu mwana. Haleluya. Amen. Aburahamu ukora ko yubahaga Imana, arangije afata umuhungu we Isaka, afata n'umugaragu we, afata n'inkwi, afata n'umusho, arangije arabashorera. Bibiliya iravuga ngo yaragiye agenda atabwiye n'umudamu we Isaka, ntabwo yigeze amubwira Sara ahagiye. Haleluya. Kuko iyo amubwira yaramubaza ati se ugiye kunambira umwana nabonye bigoranye, ese undi tuzamukura ko dushaje? Ariko Aburahamu kubera ko yubahaga Imana afite ibyiringiro aravuga ati tugende uje gutamba igitambo. Ntabwo ibi bintu wabikora utari umuntu wubaha Imana. Amen. Ntabwo ibi bintu wabikora utari umuntu wubaha Imana. Ibi bintu nto wabikora utari umuntu utinya Imana. Haleluya. Muri iyi minsi abantu ntabwo bari gutinya Imana. Muri iyi minsi abantu bari gufata ibintu nk'aho ari ibikino, bagafata agakiza nk'aho katagoye, ariko uri umuntu utinya Imana. Haleluya. Amen. Aka gakiza wakigengesera ukagafata neza. Arangije aramujyana bazamuka umusozi, turi kwihuta, bageze ku musozi Moriya, ariko bataragera ku musozi Moriya inyuma gato yabwiye umugaragu we ngo usigaye hano, baramubaje ngo mbe ko tujanye. Haleluya. Tugiye gutamba igitambo. Ikintu cyatumye atabwira umugaragu we ngo bajane kwari ukugira ngo umugaragu atabwira Sara aho umwana bamusize, cyakamuca intege. Haleluya. Amen. Cyangwa bakamuca intege bigatuma asubira inyuma, umugambi w'Imana utagezweho. Arangije aramubwira ati sigara hano mukanda turakugarukaho njye n'uyu mwana. Arabivuga kandi azi ko agiye kumutamba. Ariko Aburahamu ngo yari yizeye mu mutima we, ari kuvuga ngo naho uyu mwana namutamba, nkurikije aho namukuye, nkurikije imyaka nari imaze. Haleluya. Haleluya. Ngo yamubonye afite imyaka 100. Haleluya. Sara nawe afite 90. Ari bashaje. Ariko ngo arafite ibyiringiro ko uwo mwana naho yasha kuri ico gitamba gasha, Imana ishobora gufata n'ivu ikongera ikaremamo Isaka. Haleluya. Yari afite ibyo byiringiro. Haleluya. Amen. Natwe reka tujye turaza gusenga, tuzamuke nk'uyu musozi tuzamutse ugoranye, dufite ibyiringiro ko ibitambo tugiye gushaka turabibona. Tuzamutse umusozi tugeramo hagati, twamanjije gutamba ibitambo by'ibyaha byacu. Ni ukuri. Turangije tuzamuka umusozi. Haleluya. Dufite intego. Topi neva. Amen. Dufite intego yo gutahana igitambo. Haleluya. Aburahamu ngo yarangije yubaka igicaniro, ashyira
umwana w'Isaka, aleluya, akura inkota mu rwubati agiye kuyitera umuhungu we. yumva ijwi. Amen. Yumva ijwi, Imana iravuga ngo Aburahamu, have. Aleluya. Menye neza ko unkunda by'ukuri. Aleluya. Ngikiri igitambo. Imana iragenga ikivuga no mu izina. Aleluya. Natwe dukeneye igitambo uyu munsi. Kandi kivuge mu izina. Uyu munsi kivuge. Aleluya. Uyu munsi bimenyekane. Bimenyekane. Uyu munsi bigaragare. Aleluya. Ko twasenze Imana. Amen. Imana ishimwe. Irangije ikivuga mu izina, irangira iravuga ngo reba intama yafashwe mu gihuru, uyikure mu yitambe, umwana wawe musubizeyo. Haleluya. Natwe uyu munsi dukeneye igitambo. Bagabo dukeneye igitambo. Babyeyi dukeneye igitambo. Abasore bakeneye igitambo. Haleluya. Muri uyu mwaka turimo wa 2024 dukeneye igitambo. Uko yabanye natwe muri 2023 bari kigendana natwe 2024. Hari irindi jambo nasomye riri muri Petero wa mbere, ni ibice 2 umurongo wa 3, uravuga ngo niba mwarasogongeye. Haleluya. Kamenya neza ko umwami wacu agira neza. Uwo mwege. Haleluya. Kandi kumana. Ngariko kumana. Byaratoranyijwe. Niwe buye rizima. Haleluya. Byanzwe nabo. Yego. Ko kumana ryaratoranijwe. Uyu munsi reka ritubereye ibuye rizima. Uyu munsi reka ritwagure mu byo bw'umuka n'ubw'umubiri. Haleluya. Kandi ngo niba warasogongeye ukamenya neza ko umwami wacu agira neza. Ni mu mwegere. Dutandukanye n'abantu basogongera inzoga. Haleluya. Dutandukanye n'abantu bari kujya mu byaha. Basogongeye kunda. Ndababwiza ukuri ntabwo uyu musozi Moriya wawe uzamuka waranywe inzoga waraye usambanye. Wahirima kwa rwa rutaro ugasigarayo. Haleluya. Haleluya. Ntabwo waba warasogongeye umwami nk'umukiza wawe, warasogongeye ku maraso ya Yesu ngakwinjiremo, ngo nurangiza uje gusambana, uje mu nzoga. Haleluya. Ndabifuriza kugira ngo uyu munsi dutahane igitambo k'uyu musozi wa Moriya. Uyu munsi Imana uyu munsi bimenyekane. Haleluya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Uyu ni umusozi w'ibisubizo. Ngiye maze iminsi ndi kuzamuka. Subiza. Tumweru 2 ndi kuzamuka buri munsi ndi kumwe na mwene data Diakoni. Nari mfite ibyifuzo 2. Mfite umukecuru wanje urwaye. Haleluya. Bene data barabizi. Ariko nezerewe n'Imana mu mutima. Ejo namuhamagaye arambwira ati mwana wanjye nakize, ubundi nagiye no ku rusengero. Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Biro ni umusozi Moriya, ni umusozi w'ibisubizo. Haleluya. Ni umusozi w'ibyiringiro. Ndabifuriza namwe gutara igitambo uyu munsi. Imana ibahugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ikomera Imana mashini wamufashijwe. Haleluya. Amen. Kadusabe mwene data asengera ijambo ry'Imana, ni karibu. Mana yacu uri umukozi w'umuhanga, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe ni umutsima udutera imbaraga muri uru rugendo. Urakoze kubyumvise kandi urakoze kugiye kugira icyo ukora kuri uyu musozi. Reka ubwiza bwawe bugaragare, reka ibyifuzo twazanye ahantu bisubizwe, reka nuko ukora igifatika turi kuri uyu musozi, uhindura ibyanze guhinduka kuko uri Uwiteka, kandi ugere ku byifuzo byacu byose nk'uko ushaka bwa Yesu wanesheje. Amen. Uyu impamvu uyagomba gutanga uhamya abantu bari hirya no hino bakamya ko Imana igira neza. Uyu aho yarari hari habi, ariko Uwiteka aramutuyobora, turagenda turamufasha, tumwigisha gusenga, tumwereka ko gusenga bibatura umuntu mu byaha. Rero ni umugabo ufite aho Imana imaze kumuka nayo imaze kumugeza, afite ibihamya. Uyibona afite byinshi agiye kutubwira, kandi muri uru rugendo yamaze kuba umukirisitu, ujya imaze kubatizwa wabanze kwemera kirisitu ukamuhamya. Rero nawe tugwaye umwanya utubwire aho wari uri, ukiri mu businzi, ukiri mu busambanyi, ukiri iyo ngiyo, naha ngaho tubwira inyungu umaze kubonamo. Haleluya. Amen.
ndi umusore ushima Imana. Amazina yanjye ni yayandi Ndayisaba Eric. Ndashima Imana aho yankuye. Ndashima Imana aho yankuye. Ntabwo nta kibazo. Nari ndahantu cyane. Ndi wa muntu ntabwo nararaga mu nzu. Buri kuwa gatanu nabaga ndi muri boîte. Aha mu gitondo icyo gihe urumva ntabwo natahaga njyenyine. Natahanaga indaya. Ubwo tugakora ibyacu nyine agasubirayo. Ariko kano kanya ndashima Imana ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Nkigera muri uru rugendo hari impinduka zabaye nabonye n'abavandimwe nyine nabo barabizi tu, kuko mu kazi kanjye nagakoranaga nabwo nta gahunda, nkashwana n'abakiriye, ariko guhera iyi saha ibintu biri kugenda neza. Ubu urwego maje kugeraho ntabwo ndi wa muntu nyine wa undi nyine abantu bose bafatira intuza wenda ngo ni wa musinzi cyane wa musambanyi, ahubwo bamwe batangiye kunyita umurokore. Amen. Yo twavuye ni kurera. Haleluya. Ubu nsigaye ngenda mu muhanda bakanyita murokore. Ibihamya ni byinshi. Buriya njyewe mubona nanyoye itabi, nywa inzoga, nanyoye urumogi, nywa mugo, nta tabi nta nyoye, n'igikamba narakinyoye. Ariko iyi saha ndi wa muntu w'umurokore. Ubu nta kintu cyitwa ikiyobyabwenge. Ubu no kubika n'amafaranga ku muntu. Ncangerera mu kanwa kanjye. Unabimbye ukambira ngo gwino nkugurira inzoga, ngira hari wahita uba n'umwanzi wanjye. Ubwo rero nshimye Imana, nashima byinshi. Umunsi wose wakwira ndi gushima, ni byinshi yankoreye. Ibyo nagezeho ni byinshi, kandi ibyo nzanageraho ni byinshi cyane. Murakoze bamwe mumpaye umwanya wo gushima Imana. Urakoze cyane. Igitambo dukeneye igitambo cy'ivugira, dukeneye ijambo ry'ivugira. Ijambo ryawe riratubwiye ngo nda jambo wavuze ngo rihere mu izina ryawe Yesu Kristo, ngera ku gihugu cyacu gihagarareho, ubuyobozi bwacu buhagarareho. Turasengera aba abakobwa ngo inubohore, abaziritswe bakeneye kubohorwa nawe. Ari abakobwa bakeneye ubukwe, abo turabasengeye. Ari ababyeyi bakeneye urubyaro, abo turabasengeye. No PNV dotayini akazi, abo turabasengeye. No PNV abacuruza gucuruza bagahomba, abo turabasengeye. Twemerere Mwuka Wera, dukeneye Mwami w'abami, dukeneye marayika murinzi, dukeneye marayika ubohora. Igitondo dukeneye amavuta ahohora ubuzima bwacu, amavuta abohora umuryango wacu. Turasenze Mwami w'abami, abaduteze amatwi hanze turabasengeye. Harimo abarwayi bari mu bihugu byo hanze, abo ngabo turabasengeye. Ngwino abera umudogiteri, abarwaye amazi ngo amaso ngwino basengeye, abarwaye mu nda turabasengeye, abarwaye mu mutwe turabasengeye. Wasanze ubwo amazi imyaka 38 Nesi Enebaya ari kukira, ari kwiremba ku kidendezi. Urategeka ngo niyikorere uyu matahe. Tegeka Mwuka Wera, nukoresha itegeko. Uyu murwayi uri mu bitaro arataha, nukoresha itegeko. Umubyeyi utwitira abana uri umwana muzima, nukoresha itegeko. Uyu nguyu umaze kuva mu indi 6 uya 7 yayibyara, nukoresha itegeko. No PNV dotayi. Uyu nguyu
umaze imyaka 7 nda rubyaro uramuha urubyaro mwuka wera nukoresha itegeko abana bacu bari mu mashuri urabaha ubwenge kandi turasenze abakeneye Minerivara ubahereze Minerivara nosi enebaya abafite diplome zitagira akazi abafite perime zitagira akazi mana turababohoreje akazi turababohoje mu izina rya Yesu Kristo abashaka kuja gukorera perime babuze icyerekezo turababohoje mwami w'abami mana turasenze uku kwezi tugiye kwinjiramo kwa kabiri mana abagabo dukeneye uburinzi abadamu bacu bakeneye uburinzi igihugu cyacu gikeneye uburinzi ubuyobozi bwacu bukeneye uburinzi nopi elevodotayi abakobwa bacu bakeneye uburinzi imiryango tuvukamo ikeneye uburinzi iyo twashakiyemo ikeneye uburinzi bakeneye uburinzi abacuruzi bakeneye uburinzi aya mazu tubona akeneye uburinzi mwuka wera dusanzwe tuzi yuko umugisha utayoba umugisha wacu ntabwo wayoba mbizi neza ko umugisha utayoba indege irayoba imodoka ikayoba butiki irayoba umugore akayoba ariko umugisha watuvuzeho ntabwo uzayoba niyo mpamvu tubahoje ibyacu bimaze iminsi biziritswe turabahoje mu izina rya Yesu Kristo tubahoje abacuruzi bari guhomba bongera bacuruza bunguke mu izina rifite imbaraga izina ribohora izina rikiza ndagushimye yuko arabugiye gusubiriza ubundo kandi n'uyu munsi arabagiye kubona ikintu gitangaza yuko Imana ikora ndabigushimiye yuko natwe duhaye umugisha yuko twifuje gusengera abagenzi bacu ijambo ryawe ryarambwiye ngo nidusengera abagenzi bacu natwe uzabyumvira mu ijuru natwe duhe imigisha rero twatuye uburinzi ku buzima bwacu twatuye uburinzi ku baduteza amatwi duhamagaye amavuta adasanzwe kuri abo bakobwa baziritswe mana ugenda ubahora ubukwe bw'abo bakobwa ugenda ubahora ubukwe buri gupfa mana ngwino ndakwinginze ijambo ryawe ryaratubwiye ngo uwiteka niwe mungeri wacu ndi tuzakena Dawidi avuga ijambo rikomeye avuga ngo umujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi ngo umusubize indege mu bugingo bwe wavanga injimbo yawe n'ingone yawe nibyo biduhumuriza ijambo ryambwiye ngo undunganyirize ameza imbere y'abanzi bacu bivuga ngo arababuze ntabwo tuzatabarwa ngwino udutabare bakiriho abona batubasabiye uburinzi imye kuko arabarwayi ugiye gukiza ndagushimye ko abanyamadini ugiye kwishurira ndagushimye topi enevaya aba babyeyi bari kwa muganga kubahagazeho ndagushimye ko ari uburwayi bw'amayobera ugiye gukiza ku bwoko bwawe mana turabigushimiye abana bacu barinze kwibebire byo nabyo turabigushimiye uyu nguyu ufite umwana wabuze ubwenge mana tumuhamagarije ubwenge tuhamagaje ubwenge kuri uru rubyaro uyu wabuze Minerivara duhamagaye amafaranga y'umugisha twiyaturiyeho amafaranga twiyaturiyeho amahoro n'umutekano twiyaturiyeho uburinzi bwawe twiyaturiyeho umugisha udasanzwe umugisha umuryango wacu uzabonaho umugisha inshuti zacu zizajyaho uyu mugisha yitanze umugisha ntabwo ubasha gutera amahane turabigushimiye mwuka wera turangije tugushima yuko uri umubyeyi abagabo bagushimaga ababyeyi bagushimaga imiryango yacu yagushimaga nopi elevodotayi uyu mukameramani tumusabiye umugisha nawe ku bwitange yagize Mana nawe umwagura mu buryo bw'umwuka umwagura mu buryo bw'umubiri nawe akeneye gutezwa indambwe nawe iyi parima akeneye uyimuhereze iri terambere ashaka urimuhe napi elevodotayi Mana fungura icumba cy'ubutabazi ku buzima bwacu tubyatuye twizeye mu izina rya Yesu amen Imana ibakomereza amaboko amen kandi ufite kwizera Imana imuha umugisha